Sasa hano mpafite video ya Bruce Melody. Bruce Melody ubwo yari mu nama y'umushyikirano yari yatumiwemo kugira ngo nawe agire ibyo agaragaza, ndetse nk'umuntu byagiye bigaragara cyane ko atambutsa ibiganiro cyangwa se ama interview ariko mu rwego rwo gufasha urubyiruko. Aha hantu rero yari yatumiwe mu nama y'igihugu y'umushyikirano, noneho aza guhabwa umwanya kugira ngo nawe agire icyo avuga nk'urubyiruko rwiteje imbere, ndetse agira inama n'urubyiruko bagenzi bye icyo bakora kugira ngo nabo biteze imbere. Yahise akomoza ku kintu cya monetization ku bijyanye n'imbuga nkoranyambaga no mu Rwanda. Ngira ngo aba content creator ba hano iwacu barabizi ko kugira ngo tubashe kubona icyo twita monetization nuko dutira ubwenegihugu nk'uko byagarutswe na Bruce Melody. Kugira ngo mbashe kumonetiza YouTube channel yanjye nuko mbasha kwigira umunyamerika cyangwa se umunyakenya cyangwa se ahandi hantu hose YouTube iri eligible kugira ngo imonetizwe. Nibyo rero Bruce Melody agaruka. Yahise avuga uti mu Rwanda dufite ikibazo nk'aba content creator aho tutabasha kwinjiza amafaranga, ndetse byanakunda ko tugira nayo twinjiza abashe kugira icyo akora ku gihugu cyacu nk'urubyiruko. Ibyo bintu Bruce Melody yabigejeje imbere ya nyakubahwa perezida wa Repubulika w'igihugu cyacu. Reka nshyiremo aka video mwumve uko perezida iki kibazo gisubije, ndetse n'uburyo twizeye ko kigiye kubonerwa umuti. Niba utarabonye aka video reka manze gukina aka video. Yego, turasaba ko leta yadufasha ikamonetiza izi mbuga nkoranyambaga zikatugera kumonetiza n'uburyo bwo gukorera amafaranga kuri izi mbuga nkoranyambaga ku bantu babikora neza, kuko ababikora nabi inzego zirabareba. Bose ntago ndi bubatindeho, kuko imirimo yose ikorerwa ku mbuga nkoranyambaga ni imirimo. Buriya ari ama video yose abantu bafata, bira byose abantu bakora content zingana n'amafaranga, nibyo mwavugaga bya views. Ku rubuga rwa TikTok abantu bakorera amafaranga menshi ku bindi bihugu, ariko ku banyarwanda ugasanga benshi bibasaba inzira ndende cyane. Ni ukuvuga ngo dutira ubwenegihugu kugira ngo tube twakora ku mafaranga ari ku mbuga nkoranyambaga. Icyo rero ni ikibazo wenda kinatera ubushomeri, cyangwa n'inzira mbona ngewe twanyuzamo urubyiruko mu gukorera amafaranga. Murakoze. Ibyo Bruce amaze kuvuga bisaba iki? Ntabwo nabyumvise neza. monetization ya social media y'imbuga nkoranyambaga. Ikibazo rero abantu bahura nacyo mu Rwanda ni iki? Kugira ngo umuntu akorera amafaranga ku mbuga nkoranyambaga hari ads, publicité zinyuraho. Izo publicité nizo dukuramo amafaranga. Ni ukuvuga ngo ibigo bije kwamamaza, nk'urugero nasohoye indirimbo, iyo ndirimbo sinzi niba mujya mubibona iyo mugiye mu bindi bihugu, iyo ugerageje nko kuyikandaho hari aka video gato gatambuka kamamaza, ukabanza ukakareba. Abo bantu babishyuye, ayo niyo mafaranga aza akagaruka akagera ku wakoze iyo content. Hano mu Rwanda rero bisa nkaho twese turi premium, bisa nkaho twese twishyuye kujya tureba tutarebye publicity. Izo publicity ntago zigeze zinyuramo. Muri ubwo buryo rero ntago tubasha gukorera amafaranga uko bikwiye. Byakemuka bite technically? Abashinzwe ya team badusobanurira. Thank you very much, Your Excellency. Nkuko bari babivuze, ibigo nka Meta, YouTube na TikTok byose bishyiraho eligibility requirements bituma ibihugu bishobora kuba byakora platform monetization, aho abafite ibihangano bashobora kubibyaza umusaruro. Bakurikiza ibintu bitatu. Icya mbere ni regulatory compliance, kandi ibyo twarabyujuje, nibyo bareba data protection, intellectual property na taxation. Ibyo turabyujuje nk'igihugu. Icya kabiri bareba, nk'uko Bruce Melody yarabivuze, ni volume of advertisements. Ni ukuvuga ngo dufite abantu benshi bashobora kuba bakwadvertisinga kuri izi mbuga nkoranyambaga, bikadufasha bikadufasha kugira ngo uko tuzamura iyo volume ya advertisement, n'aba local content creators bagire percentage bashobora kubonaho. Ari naho ngira ngo tukiri hasi kuri izo volumes. Ngira ngo ntanze urugero, biba bisaba nibura hagati ya igice cya miliyoni na miliyoni y'amadolari ku kwezi in terms of volumes of advertisement, kugira ngo igihugu gishobore kuba cyaba eligible. Icya gatatu ni payment infrastructure, ishobora gutuma ya mafaranga babonye bashobora kubona kuri izo mbuga nkoranyambaga ashobora kuba yabageraho, kandi ibyo turabifite. Ari ibyo bigo byose nkuko nabivuze twavuganye nabyo. Ni ukuvuga ngo hariho ibintu bibiri aho batubwira turimo turabikora, bagenda
gushyiraho ibihugu bitandukanye babyongera mu mubare w'ibihugu biri eligible, ariko bikanasaba ko natwe twashyiramo imbaraga kugira ngo the volumes of advertisement coming from our private sector and companies ishobore kuba yazamuka kugira ngo tube eligible. Murakoze. Yes, ku bitureba twakora rero specifically ni ibihe? Hari ibyo bireba abo bandi Google n'abandi, hari byaba bitureba ni ibiki tudakora twakora kugira ngo kuva twatangira kuganira nabo ibitureba twabikoze ari izo regulatory compliance zabayeho, ngira ngo dushyiraho na ririya tegeko rya data protection n'ibijyanye na intellectual property, ibyo byose birahari. Payment infrastructure zirahari, ubu ngira ngo ahasigaye hakeneye ko twashobora kuba twabyaza umusaruro izo mbuga nkoranyambaga ni ukuzamura iyo advertisement base. Murakoze cyane. twayizamura duteze. tuyizamure dute? Your Excellency, I think ibi ni ukubifata twese nk'umukoro, companies zose zikumva ko social media is also a platform where you can do advertisements, kandi nabyo bigira iyo network effect ishobora gufasha baba local content creators bacu. Harimo kutamenya rero kwaba ngira ngo nk'aba local content creators bo bamaze kubimenya, bakomeje bagirana ibiganiro na companies ubu nizo dukeneye zamenya zite to mobilize. twabikora, dukwiye kubikora, Yes, sir. dukora iyo mobilization. Thank you. Okay, sasa nyuma y'aho iyi video ikorewe cyangwa se Bruce Melody amaze kubaza iki kibazo, turacyategereje outcome ya cyangwa se result zabyo. Gusa ariko ntabwo biri butinde, noneho byagumye bigenda bivugwa bigakerenswa, ariko aho bigeze ahangaha noneho twizeye ko inshallah ibintu biri buze kujya mu buryo noneho u Rwanda natwe